Hello guys, nshuti zanjye, nshuti za Tantine Jackie Professional, nongeye naje. Mwaramutse neza, Yesu ashimwe cyane. Ntago duherukanye, nararwaye grippe, rero muri aka kanya ndabanza kwisegura rwose, ndarwaye, ijwi ntago risohoka neza kubera grippe, namwe ubukonje buriho murabubona. Abantu baba bagize amakirize y'imyanya y'ubuhumekero, muri abo nanjye romba ndimo. Burionje kubigisha ukuntu ushobora gukora breakfast, ifunguro rya mu gitondo ritagoye. Ukora capati ugakoresha n'amagi abiri. Yes, ubu hano mfite capati maze guteka, mfite n'amagi ngiye kongera gukoresha. Hanyuma ndafata capati irimo umureti icyarimwe, ikaba ari capati imwe kandi iri n'umureti, ku buryo ushobora gufata ifunguro rwose rimeze neza, ukumva nta kintu bitwaye rya mu gitondo, ukirirwa ufite imbaraga nta kibazo. Yes, capati zitera imbaraga, amagi nayo arimo ibintu byose, ibyubaka umubiri, bitera imbaraga n'ibindi n'ibindi. Ukurikire, wowe mushya kuri iyi channel, ubanza ukore subscribe, cyangwa se nusoza kureba iyi video ujye uhita ukora subscribe kugira ngo ujye ubona ama video bwa mbere, ari bwo bwa mbere ukayabona uri uwa mbere. Murakoze rero. Ubu ngubu capati irimo ibintu byose, nashyizemo ibitunguru, nashyizemo puwaro, puwavuro, utu vegetables, noneho rero ubu harimo n'umunyu. Ubu tugiye gukurikira, ngiye gukubita amagi, shyiremo akunyu gake mu magi, hanyuma mpite nyagereka kuri capati, mpite mbitekana. Yes, kurikira. Reka mbanze nkora igi rimwe urebe kugira ngo nawe uzabikore. Igi rimwe ndabishyira kuri capati imwe. Nshobora no kuyakubitira icyarimwe, ariko ibyiza reka nkore rimwe, hanyuma shyire kuri capati imwe, nkore n'indi shyire kuri indi capati. Ndashyiramo akunyu. Riranoze, turahita ducana gazi ifuru. Turabanza twumutse ipanu. Ipanu rero imaze kumuka, ndashyiraho utuvuta dukeya dukwize hose, dukeya rwose, hanyuma dukwize hose. Ndareka amavuta ashyuhe. Iyo amaze gushyuha rero, uhita ugerekaho ya capati. Nyuma yo kugerekaho capati, ndafata ya magi nakubise nyasuke hejuru ya capati. Urabibona? Gerageza kuyakwiza hose kuri capati yose, igakwirwaho n'amagi. Uburyo rwose urya capati iba iri kumwe n'umureti bifatanye icyarimwe. Ni uko nguko uzajya ubiteka utiriwe ujya guhendwa. Ushobora gusanga iyi capati sinzi ko muzigura
ariko ushobora gusanga itarengeje 500. Niba uri umushefu rero ntabwo uzajya utinya gushya. Yes irahiye. Hanyuma uhita ukurikizaho uyigira gutya ukayikuba. Yes, n'indi ndayikora gutyo. Ndashyiraho twa tuvuta duke cyane. Badukwiza ku ipanu hose. Kuko muri cya gihe wari utegereje yuko iya mbere ishya wahise ukubita n'amagi kugira ngo byihute. Rwose abantu bazongere gufeka abagore b'i Rwanda ngo ntituzi guteka. Tuzi guteka pe. Tuzi guteka cyane. Hari n'abantu turusha guteka n'ubwo bataba mu Rwanda b'abazungu n'abandi. Ibyo narabibonye, hari abo turusha guteka. Urareka amagi akabanza agafataho, noneho ukabona kuyihindura idashiririye. Utsindagira ugabanya n'umuriro kandi. Wayibonye? Hanyuma urabona ko ihiye neza cyane. Ugakuba. Capati iroroshye, iyo igiyeho umureti biba bihindutse ibindi rwose. Yes. Mwazibonye rero. Ubu breakfast ya mu gitondo ndayibonye, murayibona. Ntimuzajye guhendwa rero, dore mbigishije ukuntu ushobora gukora umureti uri kumwe na capati icyarimwe, kandi mu bintu bidahenze rwose, mu buryo bworoshye cyane. Ubonye se bitoroshye? Capati se sinakwigishije kuzikora? Ngaho rero kora, niba dusanganywe kora like and comment, usharinge n'inshuti zawe. Niba uri mushya kora subscribe, kore like and comment, usharinge n'inshuti zawe. Turi kumwe, tuzahura ubutaha. Ciao.